atatu aramarika difference cyane n'uyu mutara oya Emery noza imyitozo mitondo mukana amaze ariko byaba n'igisubizo ku banyarwanda mu mibare mu kibuga ati na Vininho ugiye uvuya aramurusha ayebye byo wenda wasanga ni umurugango na Vininho ugiye ari hejuru hanyuma rero hari uwitwa Atiso ngo ni upgrade kuri ntuza kuri Basani ahubwo nabonye bavuga ngo uyu mwana niwe muzima uyu wavuye muri Gnuza niwe umeze neza umwana wavuye muri Daniel twose tubigaruka ejo ntwavuze se n'uyu Atiso bakora ngo Atiso nagabashwa kuzagura oya ariko Atiso urumva we afite pace ufite none nko kuno Basani akina ariko noneho technicité rusha Basani ariko nawe ibintu byo gutsinda cyane nta kandi ibyo yatsinze ibitego oya gutsinda cyane ariko cyane. Uko bimeze we ni umukinnyi wavuga ngo uzakinira ikipe donc azabona umwanya uko bigaragara bakubwira ko uburyo ku mugoroba bamaze iminsi bano bakoze tize bagiye imbere bamaze iminsi babakoresha tize ntoya kugira ngo bagarubanye umunaniro oya urumva aba bashyashya iyo ukoze ibitize byinshi urabanza ukaremeraho Basumani n'aba n'uyu waje umunya Isa ndetse na Kitoga na Tambwe nyine umutoza urumva nibo maze iminsi nawe ayitayeho aho baziye bakube bakora kabiri bo abandi rije bakora rimwe cyangwa bakanavuga oya imyitozo nta nubwo mukora ingana reba nko kuno ukina match ejo ikipe ifite imyitozo abakina gukora imyitozo ingana bitewe n'abakinnyi yafashe abamasanzwe bamenyereye maze iminsi imyitozo bahura n'abandi bashyashya baje afata rero ngo mediane y'umuntu witwa Tambwe Kitoga Noisa Jugiba ihura na mediane yari irimo Jingarel na Fabio na Christian Bebeto iyo yindi yabo ngo badafite mukaseri yari yabanize ngo touch igenda cyane nubwo yindi yabatsinze ko uko byari bimeze Tambwe niwe warumeze nka holding asa nk'uri gukina inyuma yabo gatoya urumva Kitoga rero ukuntu kina abantu barabizi none bibaze upgrade kuri Kitoga muri technicité understanding y'umupira gutindana umupira n'iki byose nyine harimo difference nyine yumvikana kandi nabyiza kugira amabosyo menshi kandi ashobora kuba yanagufasha ariko ikibazo gikomeye ni iki ngiki icyitwa media kurumva na impamvu ba confirm witwa Matumona ngo yafashe umujene mwataka w'umurundi Usman n'abantu reka yakora kuri baraka nakwigeraho habe na gato witwa Matumona Asumani yibuze burundu kandi bibaza abantu barafite bakubye ngo ikipe yabo yarangitsinze bagakwiriye kumukinisha kuko ni base ikipe y'abantu zo bakinaga mediane ariko imipira yose yayimukuragaho Matumona no gukubura witwa Matumona yawukuraho byoroshye cyane mwarampize kambereka konzo oya ngo muzayirwa ngo yihindurije urashaka guprovinga witwa Mutangaza ariko urumva barabati imyitozo baravuga ni imyitozo ariko kuwa gatandatu byabaye confirmed it's a breaking news bafite match ya Jamus ariko awikro umufana nyine ntago azaba yemerewe ubwo nayo izabera Gicumbi awikro yabamuhireke uwitwara ingingo aravuga ati ngewe ndashaka kugira ngo ikipe nyishyire mu kibuga uko mbitekereza byibuze naho baje vuba tuzatumaze icyumweru turi gukorana bamaze kujya kuri ritime y'abandi we nashaka kubanzamo ikipe nimaze iminsi iri gukora cyane imaze iminsi yari ya Gicumbi ariko ubona ko barafasha uramwanya bakagira Gicumbi bakajya mwero rumeze kuriya hari byo byabafashije cyane kwa kuno umuntu ahibukaga mu nzova akora agapira bwa mbere n'uruzita zivuga urahapfira cyangwa bigakunda ariko iyi ni solution iki ni igitekerezo cyiza aryamye gakwana ari gufata video igitangaza kiraje amatitre banditse bagakwana ati umuntu waje mu nzove ni igitangaza cyamanutse ngo ni vini ntabwo ari vinyino ngo bamuhindurire izina mu mwanya wageze ko nabonye ataka witwa Rikao oya Rikao okay urakoze kunyibutsa state Rikao muri leta twanabibateguje hano mbere yuko Rayon Sport imufata nk'umuntu batari ku mwaka utaha yego
arayihambira urumva n'ibyo bibazo byose abantu bavuga ngo Rayon Sport ifite kuri gatandatu ntabwo birengeje kuri kwari niba mushyira mu mibare ntabwo mutekereza uwitwa reka warapushinga ati mundeke nze mu kazi mw'abantu abantu batiburetse biteguye kumwishyura ufite niwe muntu wari uri pre yo kuza mu kazi imbere y'abandi bantu ariko niwe muntu utaragera mu kazi kubera ubuyobozi bugishaka nzira kuko bararebye bavuga ati witwe Pizarro nta kirimo none witwa hari ingingo yagize ati ndakarabye scam kabisa yigendera so urumva Rikawu we bimeze nk'ibingibi by'Uyukoyate n'abakinnyi bashaka gukira muri Rayon ariko Rayon Sport idashaka gutunga muri squad ikibazo rero kikaba kimwe uwitwa Rikawu asigaranye amasezerano y'imyaka 2 yasinye imyaka 2 n'igice cyagiyaza 2 n'igice Rega yavuga ati genje kuba meilleur buteur wa champion du Rwanda akinye igice umujene nubwo nibyo rero byabakinye reka tubyihute tujye ku yindi nkuru ndetse n'inkuru zindi ubwo abakunzi ba Rayon Sport icyo bwamenye ubwo ariko Olivier ngiye akantu gato navuga nuko nawe nkuko nagiye mbivuga kuri bari abakinnyi bagiye batumvikana na APR nubwo bari uburenganzira bwabo ariko mbona nawe yahisemo nabi kutemeranya na Rayon Sport kwizera se keretse niba afite amasezerano cyangwa afite izindi deal niwe muntu ugira imyumvire irane predictable kuruta abandi bantu kwicara mu rugaga aho kwicara mwaka akawumara adaki urumva n'abantu bari batumwe ari kwinjiriza mu bahanzi ariko ntabwo yahisemo nabi abakinnyi bacu batekereze nanjye pressure yo barabizi pressure yo nanjye yo natsinzwe nanjye bashira kuri pressure batekere abakinnyi b'Abanyarwanda batekereza kugira aba manager kabisa kuko bisa nkaho namufite se bimaze ntabwo nyako afite manager wa nyawe baba bafite abantu bafashakira amakipe bari nk'umupampa wa mugani cyangwa iki muri Rayon Sport rero mutangazaji na Aime impamvu twavuze ko tubize no kwiganiraho mu kwezi kwa gatanu k'umwaka ushize ishyamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa ryandikiye amakipe ko guhera uyu mwaka wa championnat ubwo ni uwo mwaka nyine abakinnyi bazandikishwa n'abazakurikiraho FIFA yarangije gushyira Afrika nayo mu ma confederation cyangwa se mu mpuzamashirahamwe agomba kujya yishyura indezo kuri transfer zakozwe n'amakipe ku bakinnyi bakiri batoya mu rwego rwo guproteja cyangwa se guha agaciro impano z'abakiri bato abakiri batoya n'ababarera kugira ngo bagire ikintu babona ibyo bintu Ferwafa yabwiye abakipe ko transfer yandi bazajya bakora bazajya bishyura abakinnyi bakabaha amafaranga cyangwa se n'ibikundi guhera ubwo mu isoko ry'igura n'igurisha ryagombaga gukurikiraho amakipe yose yarabimenyeshejwe ndetse aranabisobanurwa uko ibyo bintu bizagenda FIFA rero kugira ngo ice akavuyo cyangwa se n'ibindi byagendaga bikorwa ugasanga niba uguze umukinnyi wenda Felix ugiye kugura umukinnyi mu ikipe runaka bigusabye kujya kwishyura amakipe yose yagiye acamo kuva akiri mutoya yaje kubyoroshye ravuga iti amafaranga yose ajyanye n'indezo ku makipe batoya yishyurwa FIFA ntabwo yishyurwa amaklub FIFA ni ifata ayo makipe bitewe na kategori yakoze ikayoreza muri federation turimo turajyana turabyumva ukayoreza muri federation no kuvuga ngo niba tuvuge wenda nk'urugero umukinnyi muto reka twarenga niyo David wagiye niyo David niba APR mugurishije mu ikipe runaka wenda nuko atari no muri Afrika wenda hariya nari Burayi reka tubare nkandese reka tubare nka Clement afite iyo myaka nka Clement rero eza ko afite imyaka 22 n'urugero wenda yafite ko abakinnyi bari munsi y'imyaka 23 APR ikabimugurishije mu ikipe ya Simoha byari kuba ngombwa ko Simoha ifata amafaranga ikishyura FIFA amafaranga ajyanye n'amakipe n'imyaka Clement yose yakinye kuva afite imyaka 12 ubwo ni imyaka 10 kuko afite 22 ubwo ari imyaka 10 ishize amakipe yakiyemo yose akagenda yishyurwa ayo mafaranga ikayabara ikayateranya ikayohereza muri federation y'u Rwanda hanyuma Ferwafa nayo ikicara ikavuga ngo Clement yakinye muri APR wenda imyaka 4 yakinye yenda muri the winners y'abana yakinye muri the winners y'abana niba yemera muri CV ko CV basigaye bazishyira muri system basigaye bakubwira ati kora CV yawe nk'umukinnyi bakayishyira muri system ku buryo bamenya ngo watangiriye he wasoreje ku ikipe ya nyuma ari iyi kuko niyo ubusorejemo niyo ugiye kwerekezamo ibyo rero FIFA irabireba muri ya CV yawe yashyize muri system ikavuga ngo wahereye muri the winners sibyo ujya mu ntare uva mu ntare ujya muri marine uva muri marine ujya muri Rayon Sport ujya muri APR Football Club none ugeze muri
Asamoah. Yes, ubwo amafaranga yose ikayateranya ubundi FIFA ikazayafata ikayakusanya ikohereza Ferwafa ikagenda yishyura amakipe yose ku murongo. Uti bigenda gute rero? Amakipe yashyize muri kategori enye zitandukanye n'ibyiciro bine muri CAF. Amakipe zijyana mwese kino ni debandende. Amakipe bashyize mu CAF yashyize amakipe mu byiciro bine. Muri kumva? Nako FIFA yashyize amakipe yo muri Afrika mu byiciro bine. Bitewe n'umugabane hari amafaranga yishyurwa n'amaklabu bitewe na transfer zakozwe. Umukinnyi yagiye i Burayi amafaranga yishyurwa abari hejuru kurusha ayishyurwa muri Afrika. Muri Afrika yo ni kategori enye. Kategori ya mbere ni amakipe yo ku rwego rwo hejuru yo muri championnat ziri professionnel. Niyo kategori ya mbere. Za South Africa, za Misiri, za Maroc gutyo. Aya ngaya iyo hari umukinnyi ugiye kwishyurwa muri kino cyiciro yishyurwa 30,000. Yindezo muri yo grade ya mbere. Grade ya mbere. Umukinnyi yishyurwa 30,000 by'amadolari kuri buri mwaka, kuri sezo. Kuri buri mwaka yagiye akinira ikipe yari yose. Nako kuri buri mwaka yakinnye kuva yuje imyaka niba nk'akire mu rugero 14. Sibyo niba arakinye muri The Winners imyaka 2. The Winners bayihangangahe muri The Winners yo ni 2,000. Ubwo ni 2,000 ubwo ni 2,000 niba aramyaka z'imyaka. Ngiye kuvuga kwa kategori. No kuvuga ngo hari amakategori ane. Yego kumva kategori ane. Sobanure twumve aho. Kamana yasobanura kwa mu byumva. Kategori ya mbere ni ya championnat ziri professionnel. Championnat ziri professionnel tuvuga wenda ya South Africa, tuvuga Maroc, tuvuga Egypt, tuvuga even ni ya Tanzania ko yabaye pro. Ubwo wenda iri aho ngaho. Yego. Kategori ya kabiri ni championnat z'icyiciro cya mbere. Zikiri icyiciro cya mbere. Icyiciro cya mbere ubwo zisigaye semi professionnel. Ni 10,000 kuri buri mwaka. Kategori ya gatatu ni ibyiciro bya kabiri, icyiciro cya gatatu ndetse n'amasantre de formation. Ya gatatu niya kane zose zibishyuye 2,000. Harimo amasantre de formation hakabamo ibyiciro. En fait dore ikintu harindi ku. Nuvuga ngo ayo ni amafaranga yishyurwa kundezo kumukinnyi ugiye muri championnat yindi. Naringize ngo naringize confusion, naringire confusion. Naringize ngo na amafaranga ahubwo yishyura. Oya. Equipe niyo yishyura umukinnyi. Yishyura umukinnyi. Banza wumve. Nuvuga ngo dukuze wenda tuvuge hari ikipe. Nitujya kurugero riti pico urabyumva. Nuvuga ngo uyu munsi njyewe eme ku myaka yanjye 23. Yego. Sibyo? Munsi yayo. Wenda munsi yayo. Sinyi ikipe ya Al Ahly. Yo mu Misiri. Ariko mvuye nko mu ikipe nda ya Wydad. Iyo kipe ya Wydad urumva ni muri ya championnat iri pro. Yego. Iyo Wydad irabona 30,000. Ikipe uvuyemo niyo idetermina niba urwego kategori uriho. Aho uvuye apana aho ugiye. Niba niba muri Sport, niba muri Sport muri Hilal. Uvuye muri Sport ugiye muri Hilal. Sibyo? Niba ngo Rayon Sport arahiri bagomba koza Rayon Sport $30,000. Oya utangaza turabicuritse. Yuko dukuza bivuze. Nuvuga ngo umva ikipe iri muri ligue ya pro itanze umukinnyi uri munsi y'imyaka niyo bishyura iyo kipe bayishyura 30,000 kuko iri donc mu yandi magambo ya investinga byinshi information iri hejuru kurusha investinga byinshi. Okay reka tubishyire nko mise byumva. Nuvuga ngo dusipoze ari umuntu uri muri kaminuza, ari umuntu uri muri secondaire ndetse we no muri primaire. Nuvuga ngo nimba utwaye umuntu uvuye muri kaminuza urishyura menshi kubera ko yatanzweho byinshi. Urakoze cyane. Nimba uvanye umuntu muri secondaire urishyura bice par rapport y'uwo muri kaminuza. Uyu munsi hari izo championnat ziri pro niyo kaminuza. Yego. Nimba uvanye umukinnyi muri arahiri ubu muvanye muri kaminuza urishyura menshi. Yego. Niko bimeze. Yego. Nuvuga ngo ahubwo arahirira mutwe umukinnyi muri rero. Ntabwo bicanze. Uyu munsi niba ngiye kuvana umwana muri academy ya Manchester United. Ntabwo ari kimwe nuko namuvana mu ntare. Yes, ubyumva se. Ukwiye guhenda nuhe mutangaza. Uhenze no Manchester. Yego nyine sibyo soko byumvikana. That is the logic. Niyo logic iri aho ngaho. Niyo logic. Ikintu cyonyine gisoba abantu bagomba gusobanura no kuvuga ngo twabwiye ko izira kategori ebyiri za nyuma zirimo n'amasantre mu mwana yakuriye. Nubwo umukinnyi yaba akina muri club mu cyiciro cya mbere atararenza imyaka 15 bamubara ko akiri muri centre. Wowe bagomba kubisobanura. Tuvuge akinira muri wenda muri Wydad afite imyaka 15 ukamugurayo umwishyura nabwo 2,000 ntabwo wishyura 30. Iyo ni centre yabamubara ko akiri muri centre nyine de formation hagati y'imyaka 12 na 15 hanyuma kuva kuri 15 niba yasinye amasezerano professionnel nibwo atangira kumubara
nk'umukinnyi wakuze kuri 16 kuzamura ubwo nuko bihagaze. Reka rero tujye kuri amakipe yacu ngo niba navuga ngo bitaducanga amakipe yo shampiyona nyinshi ziri muri kategori ya kabiri yaba yo mu Rwanda ubwiyo ajya mu kategori ya kabiri cyura ngahe 10 ku mwaka kuri sezo uro tugiye gufata wenda umukinnyi witwa tubare Isa reka dufate Jingale imyaka 19 Jingale reka dufate uriya munyamari imyaka 22 afite 22 uyu ngo bakuye muri uyu myaka mike nagiye kuba ikibazo ni ikibazo gikomeye cyane Ese ko numva amafaranga katari make buretse nango ikipe urumva yabaga muri ntuza baga muri Stade Real Bamako ariko muri championnat muri Mali nta gri professionnel muri kategori nk'iyo Rwanda ubwo ni kategori ya kabiri championnat y'ikiciro cya mbere ubwo aho ni 2000 ni 10 ni 10 none wakwibaza ngo akinye sezo zingahe rero ugomba kurasa sezo amakipe yakine urumva ikibazo gihari ntabwo wishira umwaka umwe urishira imyaka mazaho naho yaciye mbere hose no kuvuga ngo basaduku ikintu nibaza tuvuga nk'ubu ngubu ngewe Aime narabaye forume wenda nko mu ntare ariko nkagira opportunity yo kujya gukina muri Manchester icyo gihe niba nijya no kwishyura niyo formation mu ntare ndayishyura nk'uwishyura Manchester formation mu Manchester barishyura ukwayo kuko buri ntuza bayibarira ukwayo ubwo intare bayibarira ku rwego rwayo na Manchester ku rwego rwayo cyane rwose cyane kwijana ubwo no kuvuga ngo bimeze gute rero tufate uwo musore uriya uvuye muri Real Bamako ubundi normalement Rayon Sport ikwiye kumwishyura kuva ufite imyaka 12 kwera gacipe yatangiye hagati y'imyaka 12 centre de formation yakiniye hagati y'imyaka 12 kitwa Irene yego iyo myaka itatu kugeza afite 16 Rayon Sport igomba kwishyura 200 kuri buri mwaka ubwo ni imyaka 10 oya ubibire kuri imyaka itatu yonyine yakinye muri centre de formation ataruzi imyaka 15 ubwo ni nk'ibihumbi 6 ubwo ni 6 maze imyaka 3 ni ibihumbi 6 by'amadolari ayo ngayo kunuza kuri kategori ya mbere ya nyuma kuko yarakina muri centre de formation mu ciciro cya mbere imyaka yahakina Isa kina mu kipe yitwa UC Bugumba niyo mu ciciro cya kabiri Bugumba ni ciciro cya kabiri I think kanzendere icyo cya kabiri ni bari cyane tubare icyiciro cya kabiri yakinye igihe kingana gute yakinye 2024 2023 mwaka uretse gato uyu afite imyaka 22 zo 2004 ku myaka 12 ubwo ni muri 2016 nibwo yaragiye muri centre de formation yego akina imyaka 3 kugeza afite 16 kugeza 16 yayigejeje ryari 16 ubwo ahubwo byaba ari imyaka 4 yabakinye imyaka 4 ubwo imyaka 4 yaba muri 2020 wakwiza guhera 2020 yari ari he nubwo afite n'indi yaciyemo nditagaragara muri nayigomba kwishyurwa igomba kwishyurwa akazi yitwa Bugumba wenda ibaze imyaka 4 ya centre de formation y'ikiyombo 8 reka duspose ko isuzamuka mu ikipe mu ciciro cyane wabe natuvuge reka tuve ko yazamutse afite wenda 18 gusa ubwo 18 19 20 21 ni imyaka 4 urite wishyura 40 byiyongera ubwo urumva niba tubaze guhera ku myaka 12 kugera kuri iyo myaka ubaze 3 ubwo ni ku myaka 18 reka duspose aho ngaho imyaka 3 ubwo ni 12 kongera kuri 40 52 bigomba kwishyurwa yego 52 nanditse bagura bari amafaranga yongera ku umukinnyi umwe wenyine turimo turabara uvuye mu kipe ntabwo tuzajya kuri Jingerere mu bare gutyo nawe Jingarere afite 19 wera cyafite 19 ntabwo akina amakipe menshi uzi Jingarere ikintu cyaba nayatanwa no kumugurisha ko bamugurishije byuze nanjye nazabona imyaka nayo wabona nk'imyaka nk'ibi wabona ubara kuri Boris amaze imyaka 2 oya Boris wararengeje oya afite 22 Boris ntago yarengeje arayirengeje Boris afite 24 Boris arayirengeje ubwo rero urasanga umukinnyi umwe wenyine Rayon Sport igiye kumutanga $40 by'amadolari uzi ikintu gitangaje muri centre de formation gusa uzi ikintu gitangaje nuko ama equipe yacu ejo kandi yavuze ngo amakipe barayibibwiye ntago ari Rayon Sport nuko rero twafasha case stade ntago ari Rayon Sport yonyine amakipe barayibyirukije ko ano mafaranga agomba kwishyurwa mbere ko amanuza soka
ubona wanzakanyaga Boris afite na Boris na 22 wa Venida abajene wana kubyezo babyanditse abareba baranuka nkibabwira mwebwe amategeko ariko sinareye gusa impamvu cyo bagutukiye nge ndacyumva nuko watanze urugero kuri Ray oya ntarebere ikintu gitangaje yeme nuko amakipe yacu azajya agongwa n'ikintu cyo kwishyura ariko ntacyo yinjiza kubera nk'ubu nka Crema dufashe urugero nk'ubu nka Crema ari ikintu ikipe ya Pele yazabona dore cyo mvuga aho cyo mvuga nk'ubu mu gihugu mwe imbere nabyo turabigera ukoze transfer yo mu gihe mu gihugu imbere aho ngaho ni hanze byo nibyo hanze twumvikanye ko reka tute tubihuza na reality Rayon Sport ubwo abakinyi ifite bari munsi y'imyaka 23 yaguze tubonyemo Djigba tubonyemo uyu mudefenseur amene mediateur w'umunyanigeri Jengere Jingare Ibrahim Atiso ndebera afite imyaka ngayo ubwo na Boris Atiso afite 28 arayirengeje ni batatu bundi muri reyo bavuye hanze ariko uramutse ushobora gusa ibihumbi 100 biragera by'amadolari kuri ndezo itegeko ibintu birajya bituma umuntu agura umukinnyi yakastinze umuntu none utajya gutinishwa abantu bakubeshya hoye ikibazo cya mbere abantu bibajije ano mategeko yaje ano makipe yacu nta nubwo birabera Rayon Sport yonyine amakipe yacu yose n'ibijyana n'amafaranga byo gutanga abanyamahanga ntago amakipe abimenye gusa abaye nk'ayire tuvuga ko agiye n'ibyo kwishyura miliyoni 2 yo kwishyura miliyoni 2 ahubwo ikintu kiribuze kuza kuba ikipe ziribuze kuvugana n'abakipe abandi bagabanyije imyaka barakinira kuri barasubiza amapasiporo yabo yo kuri umutara maraza bati ngere reka afite 25 icyakoze imyaka y'ukuri aravuga imyaka y'ukuri ataburi ikipe kinamo niko kugura umukinnyi muri Afrika birahenze bino byabaga i Burayi bino babesha umuntu byaba bigoranye yaba ari Jingare we ni muto pe n'umurebana ari umwana ariko nk'uyu mutara mu munyamari ntago abuze imyaka 2 yakubiye kandi byahita bisovare umwe waba uhagije kuyifasha byahita bisovare uyu mutara mu Central Africa uri n'amabega none amprise ubu yakize kuri nunza afite 23 uyu murundi wakina muri Gasogi Akibal nawe yagiye guhita bigugwa Rayon Sport nyine yararokotse kuri Akibal n'umuzamu we nawe nta kibazo ni mukuru nawe ni mukuru cyane mu defense ni mukuru Matumona ni mukuru umuntu uzajya ishinga academy agiye kuzajya yunguka aribwo APR ntawe ifite uri muri iki karika mvango 28 uyu mu defenseur wavugaga Michel 27 abantu bagiye kwishimira kugura abasaza bagiye gusubira ku isoko ry'abakuze oya none se na Traoré ni mukuru 27 umutipe ngo ni Djigba yatangiye gukina afite 17 mu ciciro cya mbere muri Mali Buzumva amafaranga 19 nibwo yatsinze igitego cya mbere afite 19 imyaka 5 Muma ni 10 imyaka 5 50 dozaragiye amafaranga ntago ari negosable ntago kuvuga ngo wenda gutabigenza gutya ni FIFA ntago yatanga none byibukije amakipe ngo ugiye kubyibutsa amakipe nibyo bari no gushaka kubwira amakipe tangazo nye wafi kuri sohora nkuko basohira bya twavuze bakabisora by'ama miliyoni 2 nibingi bagiye kongera kubyibutsa amakipe ariko bari bayabwiye yose umwaka wa champion ushize ko ibi bintu bigiye gutangira gukurikizwa yo muvumo rero mu buyobozi akenshi ubwo rero aho nyine bwa buyobozi buhindagurika abantu bagenda bashinzwe wenda kwandikisha abakinnyi kugira gute ababona amahugurwa n'ibiti byose abona ama email atari bo bagenda bahinduka amakibuga asanga yazanye abandi nta umenya ngo akurikirane tugeze kuri no stage nitugura umukinnyi ukiri muto none ubu abantu muri Kivu bakabura ngo bagiye ngo kuguzana muri Ghana reka bazane wa 22 nuzana 22 wese aragwera cereka bagusinya amakipe yose kandi sinzi ko babikora yose yagiye acamo ngo ntago tuzigira dufata indezo abasinyiye abakabasinyira amakipe akabyemera yose ariko none kwego urumva CV ntago byikunda urumva biragoye kubera ko CV yawe bitabaza none siko wakinye muri ikipe ko kitabona iyo ndezo mbere amafaranga no gutanga muri ikipe cyane no gutanga muri FIFA ikatanga FIFA gitanga ikajya yoza federation urugero nka Jihad abantu bakora centre de formation abantu bose bafashe Jihad baragiye bakajya bajya kureba Rayon Sport bakayibwira ati dusinyire ko Jihad utazishyuza sibyo Rayon Sport igahita yagiye ari free agent aricyo twamwishyuzaga bagahita murekura sibyo Etincelle
igahita imurekura bageze ku gakipe k'abana muri twa Rajab ati reka Rajab bamwohereje ifaranga riryoshye hafi $40 aho ushoboka kwereze Jihad mu bana ibara ibyo bimaze igihe iracyari rishyashya n'ubu nubona fisi Etoile de l'Est itegereje amafaranga n'agasantire ke yakuriyemo oya ariko bura nitwa Kagera nibyo byo kuri Niyo David niyo David amafaranga azameneka mpaka hasi cyane paka uko agenda asinya kontra zitandukanye mu makipe atandukanye ataragira ubwo rero abantu ubu n'abari muri Rayon Sport wenda niyo twavuze ariko n'andi makipe reka tuye mu Rwanda rero Ferwafa nayo yaje kubikora rero ishyira itegeko ryo mu Rwanda noneho ku bakinnyi yahinduye bya 500 byatangwaga ku ndezo uretse ziyongera kuri transfer wakoresheje umukinnyi kamakipe mu cyiciro cya mbere aguze umukinnyi utaruje imyaka 22 agomba kwishyura $2.2 kuri buri mwaka umukinnyi akiri mu makipe matoya urabyumva uteme ni ukuvuga ngo niba ikipe isinyishije wenda umusore ni nkande nka Kennedy yari yuzuza 22 Kennedy uriya Kennedy yahise Kigali igomba kumwishyurira amafaranga iramutse imuguze ntiyamusinyije ze yarapfuye harya ubwo iyo iza tuvuge AS Kigali Kennedy igomba kwishyura amafaranga yose kugeza muri za Heroes muri Junior Kiyovu akava muri Junior Kiyovu muri na Jeunesse yego akava muri Jeunesse muri Kiyovu nanone ayo Kiyovu nayo ikabona 2.5 yego akava muri abyumvise akava muri Kiyovu nanone akajya muri APR nayo ikabona 2.5 none se mugani iri tegeko rirareba n'aba free agent yego free agent kandi agent apfa ko ari munsi y'imyaka 22 ntago ari keste ko ngo waguze umukinnyi ni kuko free agent ngo wowe ugihindura equipe ukajya mu yindi equipe ugiyemo igomba kwishyura aho wazamukiye hose uzasaba itisi uri munsi y'imyaka 22 system uzasaba itisi munsi y'imyaka 22 ngeka ko na Ferwafa izagira umwanya wo kwisobanura ariko bivuga ko Jire yari anasobanurira bano bantu bose bo mu club ko babizi Jire ntiyadusobanurira barabizi Jire mwashatse Jire atadusobanurira kuko ibi bintu rega turi kubivuga ariko ni inkuru ikomeye cyane ishobora gushyira amakipe yacu cyangwa mo kimwe igakiza umupira w'u Rwanda formation dora dupushinga abantu baforume uretse abana babiri tugiye kugaruka mu kanya bagiye kujya i Burayi bagiye gusinyana amakipe nkeka ko n'izi kipe zigiye bakinira Gatone Excellence Academy ngo mu kanya sorezaho arabadushyiriraho utera ariko use u Rwanda se n'izi kipe zigurisha abakinnyi bakiri bato ni zingahe ku buryo ngo zigiye gukiza amakipe ebyiri n'igice ku ikipe mu cyiciro cya mbere mwe nice ku ikipe mu cyiciro cya kabiri na 500 mu ikipe y'iciciro cya gatatu urabona tuba rugero nka Daniel niba yaramaze imyaka 3 mu ikipe ya Etoile de l'Est Daniel barayiha miliyoni 500 baretse gato ariko iyo yayimaze iri mu cya kabiri nyine nose si ibyo bavuga ko ivuye mu cyiciro cya kabiri ariko ari na sante yayimazemo iri mu cyiciro cya kabiri kandi icyiciro cya kabiri ntabwo cyiciro kimwe n'icyiciro cya mbere ubwo no kwangoza abaresha enye n'igice icyiciro cya mbere cyangwa ari ku cyiciro cya mbere ntabwo byishyura kimwe duko bavuga icyiciro cya mbere bari ku cyiciro cya mbere miliyoni 2.5 imwe n'igice cya kabiri bavuga aho bavuye hose ari umwana ahubwo bitewe n'ikipe agiyemo nyine avuye nko muri Etoile ajya muri Rayon Sport Rayon Sport yakwishyura ngahe kuri ndezo ni miliyoni 2.5 nyine kuri sezo pari ku mwaka niko Ferwafa bifashe kuko iyo Etoile iri mu cyiciro cya mbere cyangwa ni formality y'ibyo mu Rwanda ari umwana niko babikoze ni forfait nyine bakoze no kwango kubera kagiye mu cyiciro cya mbere nibona nka Nizeyimana Mubaraka niba yararezwe n'intara kamaramo imyaka 2 sibyo ubwo intare barayeshana sibyo niba muri Marine yamazemo imyaka 3 sibyo ubwo na Marine barayiha nimba iyo myaka uvuze yakaba yarageze se Mubaraka ntayirengeje naba atayirengeje ayirengeje Mubaraka niba kede tukibona afite nk'abatayiba bo barayifite ndabizi niba kede tukibona afite 22 ayo ndio gabanya imyaka biraza Kennedy we ni 22 nyine Kedi oya Kennedy we ntayaragira 22 Kennedy we ntayaragira ubwo nuko nibyo kubera ko yari ari muri yanda irishuriye Nyagatare santere yari ari muri anda Bugesera hose ya Sekafa ariko abantu baza gushaka n'amakuru iminota mikeya twagashatse waretse tukazamushaka ejo byaba ari byiza akadufasha kuri iki kintu twadusiza abantu muri daire ikomeye kuko iki kintu abantu benshi gisa nkaho ari gishya ni gishya kuri bo ariko kandi ni ikintu kinaremereye kuko nujya kureba icyiciro cya mbere ariko ku mukinnyi formation
sohoka wanze muhamagare niba yaguha umwanya wo kutuvugana ko numva birimetiriza oya arabimetiriza jera arabimetiriza 100% ntacyo iki ni ikintu yanagarutseho akiri mu nshingano muri Ferwafa agenda kiganiriza abantu ariko kumva nyine ntago abantu baracyumva nubwo je twabango twamuvugisha ntagare ubungu bikiri muri competence ze uko ni bya yakabaye tubibaza Livingstone huko cyangwa ushinzwe ibira bya TMS ntago byakabaye yari byaje ko ni bya muri Rwanda Premier League na twaba tumurenganyije turagenda tubiganiraho gusa amakipe arya ari menje yose nimero ya Living ifite se mutangaza nawe se wagutumutunguye kandi Ferwafa atemerewe kuyivugirira nicyo kibazo ntago ari umuvugizi wa Ferwafa